Igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 28. Isiraheli isenga inyana y'izahabu. Iki gice gishingiye mu Kuva igice cya 32 kugeza ku cya 34. Igihe Mose yari adahari, cyabaye igihe Abisiraheli bagize cyo gutegereza no kwibaza uko bizagenda. Abantu bari bategereje ko agaruka kandi bamukumbuye, kuko bari baramenyereye muri Egiputa kubona ibishushanyo biri mu mwanya w'Imana. Byari bibakomereye kwizera iyo batabona. Bari baramenyereye kwitabaza Mose ngo abakomereze kwizera kwabo. None yari yabakuwemo. Icyumweru kirahita ikindi kirataha, ariko nabwo ntiyaza. Abenshi mu bari aho bibwiye yuko umuyobozi wabo yabataye cyangwa yuko yatwitswe n'uwo muriro ukongora. Muri icyo gihe bari bategereje, cyari igihe cyo gutekereza ku mategeko y'Imana bari barumvise no gutegurira imitima yabo guhishurirwa kundi Imana yagombaga kubagirira. Iyo bashaka kumenya ubundi busobanuro bw'iby'Imana yifuza kandi bakicisha bugufi mu mitima yabo imbere yayo, bajyaga kuba bakingiwe ibigeragezo. Ariko bidatinze ntibabyitaho kandi bica amategeko, cyane cyane ikivange cy'amahanga menshi. Bari bafite ubwira bwo gukomeza bagana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Bagombaga gusa kumvira, hanyuma bagahabwa igihugu cyiza basezeranyijwe, ariko ibyo ntibari bakibyibuka. Bamwe bazana igitekerezo cyo gusubira muri Egiputa, ariko ari ugukomeza i Kanani cyangwa gusubira muri Egiputa. Imbaga yose yari yiyemeje kudakomeza gutegereza Mose. Icyo kivange cy'amahanga menshi nicyo cyabaye icya mbere kwivovota no kurambirwa, kandi ni nabo bari nyambere mu gusubira inyuma mu by'umwuka. Bimwe mu bintu Abanyegiputa bakoreshaga nk'ibigirwamana byari imfizi y'inka cyangwa inyana. Icyo cyifuzo gitanzwe n'abasengaga ibigirwamana muri Egiputa, nibwo bacuze inyana maze barayiramya. Abantu bifuza igishushanyo gihagarariye Imana ngo kibajye imbere gisimbure Mose. Bya bitangaza bikomeye muri Egiputa no ku nyanja itukura byabayeho kugira ngo abantu bizere Imana nk'Imana itagaragara, umufasha wa Isiraheli ushobora byose. Icyifuzo cy'uko yiyerekana muri bo cyari cyarasubirijwe mu nkingi y'igicu n'iy'umuriro no mu iyerekana ry'ubwiza bwayo ku musozi Sinayi. Ariko icyo gicu yarimo kikiri imbere yabo, basubiye inyuma mu mitima yabo batekereza gusenga ibigirwamana ko mu Egiputa. Ubucamanza bwari bwarahawe Aroni, kandi abantu benshi bari bakikije ihema rye. Bavugaga yuko cya gicu cyahagaze burundu ku musozi kitakibayobora mu ngendo zabo. Bagombaga kugira igishushanyo kigisimbura, kandi baramutse basubiye mu Egiputa nk'uko byari byavuzwe, Abanyegiputa bajyaga kubakira neza ku bw'icyo gishushanyo babaga bashyize imbere nk'Imana yabo. Aroni adakomeje yanga kwemera ibyo abantu bavugaga, ariko gushidikanya n'isoni bye mu gihe kibi byatumye abantu barushaho kumunaniza. Ibitekerezo bidatunganye byasaga nk'aho byagiye mu bantu. Bamwe bakomeje isezerano ry'Imana, ariko abenshi bararihinyura. Bake bagerageje kwanga icyo gishushanyo cyakorewe gusengwa, barahindukiranywe maze baricwa. Aroni yatinye gupfa, maze aho kuba inyangamugayo ngo ahagararire icyubahiro cy'Imana, yemera ibyo abantu bamubwiye. Bishimiye kumuha impeta zabo, maze ntiyazuyaza, akoramo inyana isa n'ibigirwamana byo muri Egiputa. Abantu baravuga bati, iki ni cyo Mana yawe, wa bwoko bwa Isiraheli wegukuye muri Egiputa. Maze Aroni acika intege, yemera yuko Yehova atukwa atyo. Yakoze n'ibirenzeho. Abonye uburyo Imana y'izahabu yakiranywe umunezero, yubaka igicaniro imbere yayo, hanyuma ararangurura ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bwaho bazinduka kare batamba ibitambo byoswa, abantu bicazwa no kurya, bahagurutswa no gukina. Batangiye gushyira imbere irari ry'ibyo kurya n'iry'umubiri. Idini ryemerera abantu kurundukira mu narijye no mu irari ry'umubiri rinezeza abantu muri iki gihe, ni nko mu minsi y'Abisirayeli. Haracyariho ba Aroni ba nyamugirya n'ino mu itorero, bemera ibyo abatejejwe bashaka, kandi muri ubwo buryo bakaba babashyigikiye mu cyaha. Hari hashize iminsi mike gusa Abaheburayo bahagaze imbere y'uwo musozi bahinda umushyitsi, bateze amatwi amagambo y'Uwiteka. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ubwiza bw'Imana bwari bugitwikiriye Sinayi, iteraniro ryose ribureba. Ariko baremera ikimasa i Horebu, basenga igishushanyo kivugutiwe. Uko niko baguranye icyubahiro cyabo bagihindura igishushanyo cy'imfizi ry'ubwatsi. Zaburi 106 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ubwo Mose akiri ku musozi yamenyeshejwe ko hasi mu ngando batacyubahiriza iby'Imana ishaka. Manuka ugende, kuko ubwoko bwawe wakuye muri Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba, bava mu nzira n'abategetsi. Isezerano ry'Imana n'ubwoko bwayo ntiryari ryakurikijwe. Maze ibwira Mose iti, none nyihorera uburakari bwanjye bubagurumanire, mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ubwoko bw'Isiraheli, cyane cyane ikivange cy'amahanga menshi, bahoraga bagomera Imana, bakivovotera umuyobozi wabo, kandi bakamutera agahinda kubwo kutizera kwabo no kutumvira. Ibyaha byabo byari byamaze kubakuraho ineza y'Imana. Niba Imana yari yagambiriye kurimbura Isiraheli, ninde wajyaga kubasabira imbabazi?
ariko Mose yaritegereje abona yuko byashobokaga kugira ibyiringiro nubwo byasaga nk'aho ari ugucika intege gusa n'umujinya. Amagambo y'Imana ngo nyihorera ntiyumvise yuko ari ukumubuza, ahubwo yumvise ko kwari ukumutera imbaraga zo kubavuganira. Yinginze Imana ntiyajyaga kurimbura ubwoko bwayo. Imana yari yerekanye yuko yaciye ubwoko bwayo. Yari yabavuze ibwira Mose nk'abantu bawe wakuye mu gihugu cya Egiputa. Ariko Mose yanze kwitwa umuyobozi wa Isirayeli. Ntibari abe, ariko bari ab'Imana, ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi. Ni iki cyatuma uvugisha Abanyegiputa bati kubagirira nabi nicyo yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire? Mu mezi make uhereye igihe Isirayeli yaviriye mu Egiputa, inkuru yo gucungurwa gutangaje kwabo yari yarakwiriye mu mahanga yose yari abakikije. Abo bapagani bari bafite ibyago. Bose bari bategereje kureba icyo Imana ya Isirayeli izakorera ubwoko bwayo. Ubwo rero baramutse barimbuwe, abanzi babo bakwishima. Abanyegiputa bavuga yuko ibyo babashinjaga byari ukuri, aho kujyana abantu bayo mu butayu gutamba ibitambo yatumye baba ibitambo. Kurimbura abantu yari yarahaye icyubahiro byajyaga gusuzuguza izina ryayo. Mbega ukuntu ab'Imana yahaye icyubahiro cyinshi bafite inshingano ikomeye yo gutuma izina ryayo risingizwa mu isi. Ubwo Mose yavuganiraga Abisirayeli, Uwiteka yateze amatwi kwinginga kwe, maze yemera isengesho rye ritari iryo kwikunda. Imana yari yerekanye urukundo rwayo yakundaga ubwo bwoko bw'indashima, kandi Mose yari yihanganiye icyo kigeragezo nk'imfura. Gutunganirwa k'ubwoko bw'Imana kwamurutiraga kuba se w'ishyanga rikomeye. Imana yanejejwe nuko ari indahemuka n'inyangamugayo, maze imuha inshingano ikomeye yo kujyana Isirayeli mu gihugu cy'isezerano. Ubwo Mose na Yosuwa bari bamanutse maze bakagera hafi y'aho Abisirayeli bari babambye amahema yabo, babonye abantu basakuza kandi babyina bazenguruka ikigirwamana cyabo aho bakoreraga imigenzo ya gipagani, bigana iminsi mikuru y'ibigirwamana byo muri Egiputa. Mbega uburyo byari binyuranye n'umuhango wera kandi ukomeye wo gusenga Imana. Nibwo yari akiva imbere y'ubwiza bw'Imana, kandi ntiyari yiteguye kubona ayo marorerwa ateye ubwoba yerekanaga guta agaciro kw'Abisirayeli. Kwerekana uburakari icyaha cyabo cyamuteye, yakubise hasi bya bisate by'amabuye maze bimenekera imbere y'abantu, byerekana yuko ubwo bishe isezerano ryabo n'Imana, n'Imana nayo ihagaritse isezerano ryayo nabo. Mose afata cya kigirwamana kijugunya mu muriro, arangije aragisya gihinduka ifu, maze ayimisha mu kagezi kavaga mu musozi. Ibyo byerekanye akamaro gake k'icyo kigirwamana basengaga. Uwo muyobozi ukomeye ahamagaza mwene se wakoze icyaha. Aroni agerageza kwiregura avuga ibyo abantu bamusabye kubakorera, yuko iyo atabyemera bajyaga kumwica. Barambwiye bati turemera Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Nanjye ndababwira nti ufite izahabu wese ayikature. Nuko barazimpa, nzijugunya mu muriro, havamo iki kimasa. Yashatse kwemeza Mose yuko habaye igitangaza, yuko kubw'imbaraga idasanzwe izahabu yahindutse inyana. Ariko ibyo yireguzaga byose ntacyo byari bimaze. Yahaniwe ukuri nk'umugome mukuru. Na Aroni uwera w'Uwiteka wakoze icyo kigirwamana maze atangaza ibirori. Yari yananiwe guhana abo basengaga ibigirwamana mu mugambi wabo wo kugomera Imana. Aroni yumvise bavugira imbere y'igishushanyo kiyagijwe ngo iki ni cyo Mana yawe, wa bwoko bwa Isirayeli we yagukuye muri Egiputa. Yari kumwe na Mose ku musozi ahabonera ubwiza bw'Uwiteka. Niwe wahinduye ubwo bwiza awugira igisa n'ikimasa. We Imana yari yarahaye kuyobora abantu Mose adahari, yabonetsweho no kwemera ubugome. Kandi Uwiteka arakarira Aroni cyane, ashaka kumurimbura. Gutegeka kwa 2 igice cya 9 umurongo wa 20. Ariko Imana yumvira gutakamba kwa Mose, ikiza ubugingo bwe, maze yihana icyo cyaha cye gikomeye, yongera kwakirwa n'Imana. Iyo Aroni agira ubutwari bwo guhagararira ukuri, aba yarabujije ubwo buhakanyi bwo kureka Imana. Iyo aba yarakomeje ashikamye amasezerano ye n'Imana kandi akibutsa abantu amasezerano yabo akomeye bagiranye nayo, icyaha kiba cyarakomwe imbere. Ariko kubemerera kwe kwabateye imbaraga zo gucumura cyane batari barigeze bagira no mu bitekerezo byabo. Ubwo yashakaga kwikuraho icyaha, Aroni yagerageje gushinja abantu yuko ari bo batumye agira intege nkeya, maze akemera ibyo bamusabaga. Nyamara nubwo byari bimeze bityo ko abibagerekaho, bamushimiraga yuko yari umugwaneza kandi yagiraga kwihangana. Ariko umutima Aroni yari afite wo kutaruhanya no kunezeza abantu waramuhumye, ntiyabona uburyo icyaha yari yemeye cyari gikomeye cyane. Ibyo yakoze byahitanye ibihumbi n'ibihumbi. Ariko Mose we yanyuranyije nawe, ubwo yakoraga iby'Imana ishaka nta gushidikanya, yerekanye yuko imibereho myiza ya Isirayeli yamurutiraga gutunganirwa icyubahiro cyangwa ubugingo. Imana yifuza yuko abagaragu bayo bagaragaza ko ari abagaragu beza, babikoresheje kwitangira guhashya icyaha uko byabababaza kose. Abashinzwe kuba intumwa z'Imana ntibakwiriye gushyigikira kwishyira hejuru cyangwa ngo biyangishe inshingano ziruhije, ahubwo bakwiriye gukorana umurimo w'Imana umurava.
Kutumvira Aroni yari yemeye kuramutse kutarwanyijwe hakiri kare kwatera impagarara z'ubugoryi maze bigatera igihugu kurimbuka. Ikibi gikwiriye kwamaganwa bikomeye nta kubabarira. Mose ahamagara abantu ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abatari baretse Uwiteka bagombaga guherera iburyo, n'abari bacumuye ariko bemera kwihana bagaherera ibumoso. Basanze umuryango wa Lewi ari utagize uruhare mu byo kuramya ikigirwamana, no mu yindi miryango hari benshi bashakaga kwihana ubwo, ariko umubare mwinshi cyane cyane ikivange cy'amahanga bakomeje kwigomeka. Mu izina ry'Uwiteka Imana y'Abisirayeli nibwo Mose yategetse abatari biyandurishije gusenga ibigirwamana kwambara inkota zabo bakica abantu bose banze kwihana. Kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi 3. Ba nyambere mu bibi barishwe, ariko abihannye barababarirwa. Abantu bakwiriye kwirinda uko bagaya n'uko baciraho bagenzi babo iteka, ariko iyo Imana ibategetse gusohoza iteka ryayo yaciriye gukiranirwa igomba kumvirwa. Abakoze icyo gikorwa giteye agahinda bagaragaje yuko banga kugoma no gusenga ibigirwamana. Uwiteka yabashimiye kuba indahemuka, maze atandukanya umuryango wa Lewi n'indi miryango mu buryo bw'umwihariko. Kugira ngo abantu bakomeze kuyoboka ubutegetsi bw'Imana, ubutabera bukwiriye gucira urubanza abagambanyi. Nyamara n'aha ngaha imbabazi z'Imana zarahagaragaye. Imana yahaye bose uburenganzira bwo guhitamo n'igihe cyo kwihana. Abatabibonye ni abakomeje kugomera Imana. Ni kuki gusenga ibigirwamana kw'Abisirayeli kugomba guhanirwa? Byari ngombwa yuko icyaha gihanwa kugira ngo bibere amahanga yari abakikije ubuhamya bw'umujinya w'Imana igirira abasenga ibigirwamana. Kuko uhereye icyo gihe iyo Abisirayeli banga gusenga ibigirwamana, abanzi babo ntibajyaga kongera kubarega bavuga yuko abo bantu bavugaga ko Yehova ari Imana yabo bakoze inyana maze bayisengera i Horebu. Nubwo nta kundi bajyaga kugira uretse kwemera ukuri kwabakozaga isoni, Abisirayeli berekanaga yuko iyo ngaruka mbi cyane yabaye ku bari bacumuye yari igihamya cy'uko icyaha cyabo kitari cyababariwe. Urukundo rumeze nk'ubutabera rwasabaga yuko bahanwa. Imana ica umubano n'abiyemeje kuguma mu byaha kugira ngo batayobora abandi mu irimbukiro. Igihe yazigamaga ubugingo bwa Kayini, Imana yerekanye ingaruka yo kureka icyaha ugikoze ntahanwe. Imibereho ye n'inyigisho ze byateye abantu gusaya mu byaha, bituma isi yose igeraho igomba kurimburwa n'umwuzure. Amateka y'ababayeho mbere y'umwuzure ahamya yuko kwihangana gukomeye kw'Imana kutigeze gukoma imbere gukiranirwa kwabo. No kuri Sinayi byari uko. Uretse yuko uwacumuraga yaheraga ko agahanwa, ubundi ingaruka nk'izo zajyaga kuboneka. Isi yajyaga guhindana mu gihe cya Nowa. Hajyaga gukurikiraho ibibi biruta ingaruka zo gukiza ubugingo bwa Kayini. Ni imbabazi z'Imana zatumye ibihumbi bibabazwa kugira ngo bye kuba ngombwa yuko za miliyoni zicirwaho iteka. Kugira ngo Imana ikize benshi, igomba guhana bake. Byongeye kuko abantu bari batagifite uburinzi bw'Imana, iryo shyanga ryose ryashoboraga kugirirwa nabi n'abanzi babo bakomeye. Ntibajyaga gutinda kuneshwa n'abanzi babo bakomeye kandi benshi cyane. Byari ngombwa yuko kugira ngo Abisirayeli bagire amahoro, ukoze icyaha yagombaga guhera kahano. Kandi abanyabyaha ubwabo ntibajyaga kuba bagiriwe imbabazi nkeya, babujijwe gukomeza mu nzira zabo mbi. Iyo ubugingo bwabo bukizwa bakikomereza imibereho yabo y'icyaha, uwo mutima watumye bagumira Imana wajyaga kugaragarira mu nzangano n'amakimbirane muri bo, amaherezo bakarimburana. Igihe abantu bakangurirwaga kureba uburyo icyaha cyabo gikomeye, bagize ubwoba yuko uwacumuye wese yagombaga kwicwa. Ariko Mose yasezeranye kongera rimwe kubingingira Imana. Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsanga Uwiteka, ahari ndabona uko mbitwarira. Asaba Imana imbabazi yaravuze ati, ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, bwiremeye Imana y'izahabu. Ariko wakwemera kubabarira icyaha cyabo byaba byiza. Ariko nutabyemera, mpanagura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Mu isengesho rya Mose, ibitekerezo byacu byerekezwa ku bitabo byo mu ijuru, iby'amazina y'abantu bose yanditswemo, kandi ibikorwa byabo ari byiza cyangwa ibibi byandikwamo. Igitabo cy'ubugingo kirimo amazina y'abantu bose bamaze kwinjira mu murimo w'Imana. Nihagira abo muri bo baguma mu cyaha bakinangira, ntibumve iby'Umwuka Wera wayababwira, amazina yabo azahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo igihe cyo guca imanza. Niba Abisirayeli baragombaga kwangwa n'Uwiteka, Mose nawe yasabye yuko izina rye rihanagurwa mu gitabo hamwe n'ayabo. Ntiyajyaga kwihanganira kubona Imana iciraho iteka bari barakijijwe n'ubuntu. Uko kwinginga Mose yingingiye Abisirayeli kwerekana icyitegererezo cy'umurimo w'ubuhuza Kristo agirira abanyabyaha. Ariko Uwiteka ntiyemereye Mose kubarwaho nk'uko Kristo yabigenje urubanza rw'ucumura. Uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Abantu bahambye abapfu babo bafite agahinda kenshi. 3,000 byari byishwe n'inkota,
kandi hari hashize igihe gito icyorezo giteye mu ngando z'amahema yabo, maze babona ubutumwa yuko Imana itazongera kujyana nabo mu ngendo zabo. Muri ubwoko butagonda ijosi, nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura. Nuko mwiyambura iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. Abisirayeli biyambura iby'umurimbo byabo batangirira ku musozi Horebu. Bakurikije ibwiriza Imana yatanze, ihema basengeragamo by'igihe gito ryakuweho, arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahitaruye. Ubwo bwari ubundi buhamya bwerekana yuko Imana ivuye hagati yabo. Bababajwe cyane no gucyaha kw'ako kageni, kandi iyo mbaga y'abantu yari yakozwe n'isoni, yabonaga yuko n'ibindi byago birutaho bigiye kuza. Ariko ntabwo bihebye. Iryo hema ryashinzwe hirya y'ingando y'amahema yabo, ariko Mose aryita ihema ry'ibonaniro. Abashakaga kwihana by'ukuri bose kandi bifuzaga kugarukira Uwiteka boherezwagayo kwatura ibyaha byabo no gusaba imbabazi zayo. Iyo basubiraga mu mahema yabo, Mose yinjiraga mu ihema ry'ibonaniro. Abantu bategerezaga kureba ikimenyetso cy'uko ibyo yabasabiye byemewe. Iyo inkingi y'igicu yamanukaga igahagarara imbere y'ihema ry'ibonaniro, abantu barizwaga n'ibyishimo, maze bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Mose yari yarize yuko kugira ngo akomeze kuyobora abantu yagombaga kugira ubufasha buvuye ku Mana. Yingingiye Imana yuko yamwizeza yuko izaba iri kumwe nabo. Nuko nimba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Yasubijwe ngo, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Ariko Mose yari ataranyurwa. Yasabye yuko Imana yongera kugirira neza abantu bayo, kandi ikimenyetso cy'uko iri kumwe nabo kigakomeza kubayobora mu ngendo zabo. Nutajyana natwe, ntudukure ino. Ikizamenyesha yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe? Maze Uwiteka aravuga ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Nabwo uwo muhanuzi ntiyarekeye aho gusaba. Yasabye noneho ikitigeze gusabwa n'umuntu. Nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Havuzwe amagambo y'imbabazi ngo, nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Mose yahamagariwe kujya mu mpinga y'umusozi, hanyuma ukuboko kwaremye isi, kwa kuboko kwimura imisozi itabimenye, kwafashe icyo kiremwa cyakuwe mu mukungugu, kugishyira mu busate bw'urutare, mu gihe ubwiza bw'Imana no kugira neza kwayo kose byamunyuraga imbere. Ibyo byabereye Mose igihamya yavuze ko gikomeye cyane kuruta kwiga kose muri Egiputa cyangwa ibyajyaga kumugeraho byose nk'umutegetsi cyangwa umugaba w'ingabo. Nta bushobozi ku isi cyangwa ubumenyi cyangwa amashuri byashoboraga gusimbura kubana n'Imana. Mose yahagaze wenyine imbere y'Ihoraho, ntiyagira ubwoba kuko umutima we wari kumwe n'umuremyi we. Iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Zaburi ya 66 umurongo wa 18. Ariko ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa abamwubaha, azabereka isezerano rye. Zaburi ya 25 umurongo wa 14. Imana yari ivuze iti, Uwiteka, Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi ikageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Mose yihuta gucurika umutwe yunamye, yikubita hasi. Kubw'ubuntu bw'Uwiteka agira, yasezeranye kongera gusubiza Isirayeli agaciro kayo no gukora ibitangaza bitigeze gukorwa mu isi cyangwa mu ishyanga ryose. Muri icyo gihe cyose nka mbere, Mose yahawe imbaraga akomeza kubaho mu buryo bw'igitangaza. Nk'uko Imana yari yamutegetse, yari yibarije ibisate by'amabuye bibiri, maze abijyana mu mpinga y'umusozi. Nanone Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo y'amategeko uko ari 10. Mu maso ha Mose harabagiranishwa n'umucyo mwinshi amanutse ku musozi. Aroni n'abantu bose batinya kumwegera hafi. Abonye ubwoba bwabo, abereka igihamya cy'uko Imana yongeye kubemera. Bumvise gusa urukundo n'impuhwe mu ijwi rye, maze hanyuma umwe agerageza kumwegera. Kuko yatinye ntashobore kuvuga, atunga urutoki mu maso ha Mose, arangije arongera arutunga mu ijuru ntacyo avuze. Uwo muyobozi ukomeye yamenye icyo yashakaga kuvuga. Mu bitekerezo byabo harimo gukiranirwa bagize, bituma batakwihanganira umucyo uturutse mu ijuru. Iyo baba barumviye Imana, uba warabujujemo umunezero. Mose yatwikiriye mu maso he, kandi akomeza kugira atyo iyo yagarukaga mu ngando z'amahema yabo avuye kuvugana n'Imana. Ikoresheje uko kurabagirana, Imana yashakaga kwereka Isirayeli gukomera kw'amategeko yayo no kwera ko ubutumwa bwiza bwagaragarijwe muri Kristo. Igihe Mose yari ku musozi, Imana ntiyamuhaye gusa ibisate by'amabuye by'amategeko, ahubwo yamweretse n'umugambi w'agakiza. Yabonye igitambo cya Kristo cyashushanywaga n'imigenzo n'imihango by'Abayuda, kandi umucyo wo mu ijuru wavaga i Karuvari wasaga n'ubwiza bw'amategeko y'Imana, watumye mu maso ha Mose harabagirana hatyo.
Ubwiza bwagaragaraga mu maso ha Mose buhamya yuko uko turushaho gusabana n'Imana ariko turushaho gusobanukirwa n'ibyo ishaka, ari nako ishusho yacu irushaho gusa n'iy'Imana. Nk'uko umuvugizi w'Abisirayeli yitwikiraga mu maso, ni nako Kristo umuhuza wavuye mu ijuru yitwikiriye ubumana bwe umubiri wa kimuntu ubwo yazaga ku isi. Iyo aza yambaye kurabagirana ko mu ijuru, abantu b'abanyabyaha ntibajyaga kwihanganira ubwiza bwe ari kumwe nabo. Nuko rero yicisha bugufi, ahindurwa mu ishusho ya kamere y'ibyaha kugira ngo ashobore kugera aho ubwoko bwacumuye buri, maze abuzahure. Abaroma 8:3.